uwisho buriya kubisobanura urukuvuga ngo wanafanya kazi ya uwisho na matengenezo umuntu aravuga ati Imana ni nziza ariko reka mbabwire nta muntu uyobaga rimwe barayobye barongera bagenda uriya uwisho baba babesha kandi n'ubwo uwisho se ni ikintu gitabo cyitwa Njia ya Salama 74 hari kuvuga ati akili za ustadi wote wa binadamu hawezi kamwe kuuisha kitu chochote duniani. Ngo impagarike y'umuntu mwisi nta kintu na kimwe cyo yakorera hawezi kuuisha kitu chochote. Murukumva ulisobariko ngo imbaraga z'umuntu impagarike z'umuntu haziwezi uisha kitu chochote. Noneho yagaragara ngo mimi nafanya kazi ya uisho na matengenezo usibuke kizalo kile wangu mtu hawezi uisha kitu chochote ulimwenguni. Mujio tuwalile nunasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ugasoma 32:39 cy'Igiswahili kizakubwira ngo fahamu ya kwamba mimi ndiye Mungu wala hakuna Mungu mwingine na huwa mimi na uisha mimi. Ndio imani na Mungu wakora unisha bebe aroza gana kwa mera yote hadi umuntu arabakongera kayo bebe imani ile na huwa mimi Mungu na uisha mimi no wewe buriya nutaka unafanya kazi gani mimi ninafanya kazi ya uishi ukikukumbulia yavuze ngo naua mimi Mungu na uisha mimi na zawadi kile mimi kitawachika kile Njia ya Salama ni kugata Yesu sababu mimi mwanadamu hawezi uisha kitu chochote. Sasa ndio ni kama wewe kujagenda te jana hadi no ijambo turiho ni ijambo ryo kutubwira ngo kuba no kuba muzizerwa mbega ngo aho naho wenda ni ijambo dukuyemo kugira ngo ntabwo turayitinda ariko ntekereze ko twamaze kurijana burya yego uwo murongo bitwaza mw'iyo Bibiliya ngo nivugurura baje kubasobanura muri icyo gitabo mu magambo aheruka bari kuvuga ngo uko amarangamirongo akoreshwa kugira ngo umuntu atange umurongo wo muri Bibiliya aba agomba kuvuga izina ry'igitabo n'igice n'umurongo kugira ngo abari mu giterane mujyane naho umuntu yasitara wenda undi mugenzi we amwegure. Rero hariya muri Bibiliya 57 n'iya 93 utanze uvuze igitabo ukavuga umurongo mwajyana ariko utanze hariya mu jambo ry'ibanze uwa muri 57 yazimira. Urakoze cyane kugira umuntu avuga ijambo ababanza kuvuga izina ry'igitabo n'igice n'iki n'umurongo. Hari ukundi baseka ubwoko bw'Imana babarenganya ngo mwe nta murimo mugiye ngo twebwe dufite umurimo ngo umurimo mwiza cyane ngo umurimo mwiza dufite ngo ariko mwe nta murimo. Reka mbabwire umurimo turawufite. Nusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 handitse ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uwo ni umurimo wacu. Ikindi gihamya cya kabiri gihamya ko buriya butumwa bw'abamarayika batatu ari wo murimo wacu rero. Mu gitabo cyitwa Eleanor Kirimba n'ubuhanuzi ikinyarwanda ni 214 igifaransa ni 166 hariho umurimo ari kuvuga ati tout devoir qui comporte une réforme nécessaire de la concours, de la foi, de la dépendance et de l'obéissance.
buri nshingano yose irebana n'ubugorozi nyakuri yemwe buhembura abantu mu kwihana bukaberekeza ukwizera kuzima no kubaha, c'est-à-dire l'orientation de l'âme vers une nouvelle vie. Ni ugufata umuntu bukamwerekeza neza ku bugingo bushya, ainsi trouver les formes à sa place, tukamenya buri bugorozi bwose mu mwanya wabwo dans l'œuvre du message du troisième ange, mu murimo w'ubutumwa bw'abamarayika. Amen. Amen. Mbega umurimo twifitiye ngo ni umurimo